iki ni igisubizo ku bantu benshi cyane. Ndabizi yuko ubushaka ikintu wakoresha mu maso direct hose no ku mubiri. Rero iyi exfoliating scrub niyo wakoresha mu maso ndetse no ku mubiri, igakuraho impurity zose, akarusho nanone igakuraho uduheri, ikindi nanone ikanakeshamo bya bintu bisirimutse atari ibintu byo gutukura. Dokigenge rero gusa neza no kumenya ukuntu ukurikirana utuntu, no kumenya ukuntu ibintu bishyira ku murongo, hanyuma nanone ukamenya igihe nanone ugomba kubikoreshereza, kuko nanone kutamenya gukoresha. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe products zitandukanye, yaba ari ama face wash, body wash, amaserumu, amakreme wakoresha kugira ngo use neza, ugire mu maso hasa neza, ugire mu maso hahandi hatagira amatashe, hahandi hatagira ibiheri, donc hahandi ubona hasa neza, bisirimutse, bitari mu bujiji, atari ibintu byo kwitukuza, atari ibintu byangiza uruhu. Twihuse rero, reka dukomeze mbereke izo product nende kubabwira. Reka rero duhere ngira izifite brand, donc brand zitandukanye, usanga imwe irimo creme, ikabamo face wash, ikabamo na serum. Reka duhere kuri iyi brand ya Skin Doctor. Iyi ni brand ya Skin Doctor, iyi akaba ari face wash. Face wash irimo turmeric ndetse na vitamin C. Rero iyi wayikoresha mu maso igihe ufite amatashe, igihe ubona mu maso yawe hadasa neza, hadakeye neza uko ubishaka, iyi wayikoresha. Kandi nanone turmeric na vitamin C bifasha umuntu kugira umubiri usa neza, waba ugira wa mubiri wiyenza urimo ndetse n'uduheri. Nkuko nababwiraga harimo turmeric, vitamin C, ikabifasha gukuraho donc ibintu byose, impurity zose zaba ziri ku mubiri wawe. Rero mu maso no kwijosi iyi ni sawa cyane, akaba ari mililitiro 125 nkuko umubibona. Iyi ni face wash. Rero wamara gukoresha face wash ugakoresha na serum yayo. Iyi ni serum ya vitamin C ndetse na turmeric. Vitamin C ndetse na turmeric, iyi ni serum wakoresha. Ukoresha udutonyanga 4 cyangwa 3 ukadukoresha mu maso ndetse no kwijosi. Iyo umaze rero gukoresha iyi serum uhita ukoresha iyi creme yayo. Urabona ko ukoresheje package yuzuye. Iyi ni creme yayo ya turmeric ndetse na vitamin C, bituma ugira umubiri usa neza. Reka mbasubiriremo gatoya nanabibereka neza noneho byose biri kumwe. Iyi ni face wash, niyo utangira, niyo uheraho, hanyuma ugakurikizaho serum yayo, hanyuma ugakurikizaho na creme. Ndakubwiza ukuri ko ahangaha umubiri wawe, skin yawe yo mu maso uba urimo kuyitaho ku buryo bugaragara rwose, bya bindi ubona uba wabihaye umwanya wawe. Rero biba byiza cyane ugeze kuri shop tukakwereka, tunabona ukuntu umubiri wawe umeze, kugira ngo tuguhitiremo ibijyanye nuko umeze. Rero ibyiza nuzajya ushaka amavuta, nuzajya ushaka ikintu cyo gukoresha, ujye wigererayo, kuko nibyo biba byiza kurushaho, ukajyana ibintu bifitiye umubiri wawe akamaro. Ngibi rero iyi ni iyi face wash ni 25, hanyuma iyi serum ni 35, hanyuma hanyuma iyi creme ni 1040. Mwabisanga rero muri Let's Shine shop iherereye mu mujyi muri Mike, umuryango 25, ubundi ugasa neza, ukagira umubiri usa neza.
twagiye ku yindi ngiye kurwara inkorora mwihangane gukorera buri kanya. Tugiye ku yindi ya kabiri. Hano ni iyi ngiyi ni marque ya Dr. Rachel. Iyi ni marque ya Dr. Rachel. Iyi akaba ari iyi ni serum. Ifite serum ya kumanywa ndetse na nijoro. Izi iya kumanywa ni iyi ngiyi ya vitamine C, hanyuma iya nijoro ni retinol. Aya ni amaserumu wakoresha kugira ngo umubiri wawe use neza kurushaho. Iyi ya daytime ya vitamine C igufasha gukesha umubiri, donc ukabona urasa neza ntabwo wijimye, ukabona ni bya bintu birimo ubusirimu. Hanyuma iya nijoro bana we mubabarire. Hanyuma iyi retinol ya nijoro ni anti-aging, irimo anti-aging, igatuma umubiri udasaza imburagihe, ukabona uratoshye, ukabona kandi ufite ubuzima. Nkuko rero nabiberekaga, iyi ni serum ya kumanywa ya vitamine C, hanyuma iyi ni retinol ya nijoro irimo anti-aging. Akaba ari serum ya nijoro irimo retinol, ni retinol ya nijoro irimo anti-aging. Rero ntago bihagararira aho gusa, kuko uba ugomba no gukoresha creme nyuma yo gukoresha serum. Hano rero nanone hakaba hari creme zabugenewe. Umaze gukoresha iriya serum ya kumanywa ya vitamine C, wisiga bana we wisiga iyi creme, hanyuma ugakurikizaho wisiga iyi creme ku manywa, hanyuma nijoro ugakoresha iyi serum ya iyi creme ya nijoro. Ntukambereke ukuntu bigenda. Ku manywa ko bitari bugwe, ku manywa ukoresha iyi serum ya vitamine C, hanyuma ukarenzaho iyi creme ya vitamine C, hanyuma nijoro ukabanzaho iyi serum ya retinol irimo anti-aging, hanyuma ugashyiraho iyi creme ya irimo retinol, iyi retinol irimo anti-aging. Rero gusa neza ni ukumenya ukuntu ukurikirana utuntu, ni ukumenya ukuntu ibintu bishyira ku murongo, hanyuma nanone ukamenya igihe nanone ugomba kubikoreshereza, kuko nanone kutamenya gukoresha ibintu nibwo usanga umubiri uri kwangirika, cyangwa nanone ukabona ntabwo uri kubona resultat wifuza. Hanyuma rero izi nazo mwazisanga muri shop iri mu mujyi muri Mike, muri basement, umuryango 25 muri basement, kandi ku giciro cyiza cyane. Ndaza no kubashyiriraho nimero mwakoresha kugira ngo muhamagare babarangire. Turakomeje tugiye ku yindi. Ndi kugenda nkurikiza ama brand afite ibintu bisa. Hano iyi ni brand ya Expert, akaba ari body care. Iyi ni argan oil, akaba ari hand and body wash. Ni body wash, ni wayikoresha uri gukaraba mu maso, umubiri wose ndetse no ku ntoki. Hanyuma nanone akantu ikora nuko igaburira uruhu, hanyuma umubiri ukaba hydraté, hanyuma ukabona ufite umubiri uri fresh. Rero iyo umaze kuyikoresha wakoresha iyi serum. Iyi serum ni ya nijoro, ni serum ya nijoro ifasha kurepara uruhu, irimo argan oil. Iyi serum rero urayifata uyikoresha nijoro kugira ngo irepare uruhu rwawe, niba wararwaye ibiheri byinshi, niba ufite mbese umubiri ubona hari ikibazo ufite ushaka kukirepara, wakoresha iyi serum ya Expert, akaba ari serum ya nijoro irepara uruhu. Rero iyi serum wayisanga muri Let's Shine uko nabibabwiraga. Wayisanga muri Let's Shine nayo shop iri muri Mike, hanyuma ku bihumbi 10. Hanyuma nanone iyi wash face
iyi hand and body wash nayo ukayisangayo, nayo ni ibihumbi 10. Karibu cyane muri Let's Shine. Turagiye rero ngiye kubereka mvahubwire. Hano dufite exfoliating scrub ikora ibintu byinshi cyane bitandukanye kandi byiza. Iyi scrub rero, iyi exfoliating scrub irahumura, irimo utuntu twinshi cyane duhumura, hanyuma nanone ikabikoreshwa mu maso ndetse no ku mubiri, hanyuma igakuraho impurite zose ziri ku mubiri. Ikindi cy'akarusho ni ukwikuraho ibiheri, ifasha abantu barwaye ibiheri, igakoreshwa mu maso ndetse no ku mubiri. Hanyuma nanone iki ni igisubizo ku bantu benshi cyane. Ndabizi yuko uba ushaka ikintu wakoresha mu maso direct hose no ku mubiri. Rero iyi exfoliating scrub niyo wakoresha mu maso ndetse no ku mubiri, igakuraho impurite zose. Akarusho nanone igakuraho uduheri, ikindi nanone ikanakeshamo bya bintu bisirimutse, atari ibintu byo gutukura. Donc igufasha kugira agapo kawe gakeye, kabari imibiri yombi, igikara cyangwa inzobe, ukabona hari ukuntu bisirimutse cyane. Rero iyi wayisanga muri Let's Shine nkuko nabibabwiraga ku bihumbi bikeya cyane. Rero tugiye kuri coconut and lime shower gel. Iyi ni shower gel nziza cyane ikozwe muri coconut, ifite akadori keza gahumura, mbese kakandi kari soft ku bantu bakunda coconut, abantu bashaka kugira umubiri utoshye, utari kuvuga ngo ni abantu barwaye ibiheri, ni abantu bafite amatashe. Iyi ngiyi ni nziza cyane ushaka kugira umubiri utoshye kandi usa neza. Iri naturel, nta kintu gikesha kirimo. Nayo rero wayisanga muri Let's Shine. Tugiye noneho kuri serum. Hano dufite face serum, glow face serum ikozwe mu makara, ikaba ifasha kudetoxifia uruhu. Kuvamo ndabona bisaba gufundurira hasi. Ikozwe mu makara nkuko mubibona, ikuraho ama impurite yose, ituma umubiri usa neza, ukabona mbese rwose uruhu rumeze neza. Hari ukuntu ubona wenda hano hameze nk'aharimo utwenge, ukabona ntabwo umubiri wegeranye. Iyi face serum ikozwe mu makara irabikora, igatuma umubiri wawe usa neza, udutashe tukagenda, umubiri ukabona uranyerera, ukabona mbese umubiri ufite ubuzima. Iyi rero nayo mwayisanga muri Let's Shine. Ni face serum nziza cyane irimo amakara, kandi turabizi ko amakara ni amakara meza cyane. Amakara ni umuti w'ibintu byinshi cyane. Nuko rero nkuko nababwiraga, iyi nayo mwayisanga muri Let's Shine ku giciro cyiza cyane. Ni karibu. Turacyakomeje kuri za serum. Hano dufite serum ya marke ya Eliza John. Marke ya Eliza John rero ni ifitemo niacinamide y'10%, harimo na zinc 1%, igabanya ama imperfection aba ari mu maso. Kwa kundi bire ukabona ntabwo wishimye ukuntu umeze, iyi ngiyi ibigufashamo. Hanyuma nanone ituma umubiri uba unifié, ukabona uranyerera, ukabona urasa neza. Ikindi irimo na anti-aging, irinda iminkanyari,
ikanatuma nanone umubiri utoha ukabona donc urasa neza nta bintu byo gusaza imburagihe. Iyi ni serum nziza cyane wakoresha kugira ngo ukosore uruhu rwawe niba ubona hari ibintu bitagenda. Turagiye ku yindi serum nanone. Iyi serum irimo retinol, nayo ni serum nziza cyane. Retinol irinda iminkanyari, irinda gusaza imburagihe, irinda twa turongo ubona nyine tubanziriza iminkanyari. Nayo ni serum nziza cyane ku mubiri wacu. Rero bitewe n'ukuntu ungana cyangwa bitewe n'ukuntu ubona umubiri wawe usa, nakugira inama yo kugana Let's Shine muri Mike, hanyuma tukakugira inama bitewe n'ukuntu tubona umubiri wawe umeze. Ushobora wenda kuvuga uti se ko watwetse byinshi, turamenya duhitamo iki, turamenya dukoresha iki. Hari brand nyinshi cyane zikora ibintu by'amavuta, kandi nanone ibiciro biba bitandukanye. Nanone umubiri wawe ubutandukanye n'uwa mugenzi wawe. Rero iyo ugeze kuri shop nibwo biba byiza kurushaho, kugira ngo tuvuge tuti okay, umubiri wawe umeze gutya, ushobora gukoresha iki, ushobora gukoresha iki, ushobora kureka iki, donc tukakugira inama y'ibyo wakoresha. Hanyuma rero ni byiza cyane yuko tumenya ko tugomba kwita ku ruhu rwacu. No, hari abantu bajya bavuga bati wenda ese ko gahendutse ubwo se karakora, usaga pirate ubuse si iki, ibintu nk'ibyo. Ariko burya ibyinshi mba nabirebye nkurikije ibibazo, donc kiza ari nk'umuti. Wenda mfata isabune, mfata creme, mfata serum, ari nk'umuti wo gukemura ikibazo umuntu yagira. Narwaye ibiheri ndabizi, nagize inkovu nyinshi ndabizi. Rero mba mparanira yuko buri wese ufite ikibazo cyo ku ruhu cyakemuka neza kandi adahenzwe. Ikindi nanone nakubwira nuko gukira gusa neza ku mubiri bisaba patience, bisaba kwihangana, kandi nanone umva bigasaba kuvuga uti reka mpa amahirwe iki kintu ngiye gukoresha. Rero niba ufite ikibazo ku ruhu, mu maso ubona hadasa neza, ubona hadafite ubuzima nk'uko ubyifuza, tugane muri Let's Shine hanyuma tugufashe uko wasa neza. Hanyuma iyindi serum ya nyuma dufite ni serum irimo argan ndetse na vitamin C. Ifasha umuntu guhora ari jeune, ukabona urasa neza, ukabona ufite ubuzima bwiza. Nayo uyikoresha mu maso twadutonyanga 3 cyangwa 4, mbese ukabona umubiri wawe hari ukuntu wahindutse. Rero icyo nababwira nuko dufatanyije gushininga birashoboka, dufatanyije kongera gusa neza birashoboka. Gusa nabi mu maso bitira kwiheba, ntabwo wikunda, ibintu byose uba wumva byanze, urireba muri miruwari ukumva ntago nta kigenda, nta nubwo ushobora guseka, nta nubwo ushobora kumwenyura. Ariko iyo ubona hari ibintu bigiye bigenda bikoreka biri gutungana, urishima nkuko nanjye byambayeho, nkuko nanjye nongeye kwireba nkumva ndishimye, nkongera kugenda mu nzira nta fondote, nta gapoudre, nkagenda mu nzira gusa nisize creme, nisize sunscreen ndetse na serum. Ibyo bikaba bihagije nkumva ndasa neza. Rero ni urugendo, hari utwo mbona nyine tuba tutarakemuka neza nkiri gukoraho, ariko amaherezo bizarangira. Gusa neza ni patience, kandi nanone ukamenya koko ikiri gukoresha niba ari cyo. Rero reka masabi, niba uri kureba iyi video muri Let's Shine, tukaba twaraguhaye amavuta cyangwa se indi product ikaba yaragufashije, yarakugiriye neza, wenda akaba atari amavuta gusa, ari n'ikindi kintu waguze muri Let's Shine, tubwire muri commentaire, tubwire uti naguze iki, cyaramfashije, cyarankoreye. Hanyuma niba kitaranagukoreye kandi utubwire, kugira ngo tumenye ahantu twahera dukosora ndetse tunakora neza kurushaho. Rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza,
tumenya ibyo dukoresha, tumenya ibyo twisiga, tumenya mbese nuko tubikurikirana nk'abasirimu bajijutse. Rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane, nawe utaha. Bye.